ntuze kumpfunyikira ngurampa make nimba umwana magana atatu munsi ngira umva 10,000 ariko ntago usanzwe yanwe wigucisha inzoga wicisha amatabi uburaya iki papa ubundi reko mwereke yabiki nangahe yabi warayakoresha sha umva nzajya nkutujana umutekano ndagusakira mu security abasekirite bose bahanga ziye kuzajya mbarabura mbabwira turi keni nahanyura muhitamo mureka agende yego ubwino ndakumva oye kwikarakasi yego kino kigo cyose wanakigura ndagifite uzi impamvu gifite master. Bonjour les élèves, je m'appelle Mouiam Gilbert, je suis le directeur de cette école. Comme prévu, cette école a été fondée dans les années 1986. Ariko ndabona benshi muri nabashasha muri mwebwe kandi muje gushaka ishuri nibyo rero iki kigo cyatangiye mu 1986. Iki kigo nagisigiwe na sogokuru hanyuma nije ukiyoboye kuri ubu ngubu nkanje muyobozi wanyu ariko hano hariho nabandi bayobozi benshi ariya ku ruhande muri kubona abandi bayobozi bari hariya iki kigo cyacu kigengwa na discipline niyo ya mbere discipline oye murakoze cyane nkuko directeur yarababwiye bamwita Gilbert nanjye rero bakaba banyita Claude ngira ngo tuzakomeza kugenda tubonana umunsi ku wundi nkuko directeur wenda yababwiye ngewe ntago mfite byinshi byo kuvuga kuko tuzagenda dusakirana ahantu henshi cyane ninjye préfet des études wa kino kigo mbere wenda yuko ntangira cyangwa se wenda ngira ni jambo mbagezaho ndagira ngo umuntu wese uzi ko atameze nk'umunyeshuri ubwo iyo mvuga ngo umuntu utameze nk'umunyeshuri ni bano nabonye bambaye amabandana bambaye ibintu by'ibikwembe mu mutwe ndagira ngo n'abafatanye barekurane kuko hano ni ku ishuri hano ntago twigisha batumva twigisha bumva sinzi wenda niba bwaba ari uburwayi cyangwa se wenda byaba ari ikindi gusa icyo ntangiriraho mvuga nuko tuba abanyeshuri wambaye ibikoma bikuremo ufite ibindi bintu by'ibirangaza ndetse izo nzara zo tuzagenda dusakirana kenshi cyane ni ku munsi wa mbere mugerageze ibishoboka byose mugerageze mu banyeshuri nyakubahwa wakwemo icyo kintu wambaye mu mutwe mbere yuko dutangira wenda bwana prefe mukoyi ngewe mfite ikibazo cya karuvati ako ufite n'imvugo itaboneye ibyo bya mukoboyi nakubwiye ko nitwa Claude ntago nakubwiye ko nitwa prefe mukoboyi icyo cyo ugomba kukimenya kandi ugomba kumenya ko hano amategeko y'ikigo yubahirizwa ni nk'ukuntu dusakiranyeho gato ikintu kimwe buriya nanga na directeur arabizi ko n'umwaka ushize byabayeho ku banyeshuri twari dufite nanga buriya umuntu ucura abandi nicyo kintu nanga kwisi ikibazo cyakirese ikibazo cyo gucura abandi ugaterura akabase cyangwa se wenda ugatanga abandi muri refectoire ukabacura icyo rwose ni ramvoye definitive akinzari bari insaze prefe nakubwiye ngo gerageza imvugo yawe gerageza ucunganwe n'imvugo yawe wakuyemo icyo gitambaro se nge muri famille tugira ikibazo cy'umutekano hano bihuriye n'umutekano ese waje kwiga cyangwa uyu nguyu ni ibibazo sinzi impamvu mukomeza ibintu kabisa yazana ababyeyi se tukamenya igihe kibazo tubirukana yakiri ko zatugora ubona yazanduza n'abandi nukomeza kugorana nyamara ushobora kudakomezanya natwe
nukomeza kugorana rwose ushobora kudakomezanya natwe. Dukomeze wenda, uyu ni umunsi wa mbere, buri wese baraza kuza kumwereka aho yicara, baraza kuza kumwereka n'ishuri rye. Kubyuka ni saa 12 mukajya muri etide. Kareka ariko mwana nk'ubu nshaka kukibara nk'ibi byana biba bitambaye inifomo twigana nabyo dore nk'ibi. icyo kibazo mukibaza animateri. Animateri wanyu n'uriya. Ngewe reka mbabwire, wenda ntabwo mwari mubizi, nje vuba aha ngaha ndi mushyashya. Amazina yanjye nitwa Imuragire Jean Dodier, ndi animateri wanyu. Ibintu byo guteretana mu gihe cyo kwiga, ibintu byo kwirema inuze agakundi mukajya kwicara kutubase mwenyine mukajya kurya nk'umukobwa n'umuhungu, nimba fata mfite itoroshi yanjye hariya yitwa Murekure. Umunsi nabafashe ngewe muri guteretana, barabibabwiye. Ibintu byo kwigira ububandi nk'abanga batambaye uniform, ndi kugira ngo mugire vuba mu minsi 3 nzasange mwayambaye. Abo ngabo batambaye uniform, uwo nguwo wafashwa n'umushinga, ntago umushinga wabo uraza na bordero. Nuriya w'inyuma ikibazo cyo turakizi, direct barani babandi nakubwiye batari baza na bordero. Bari babiri bari inyuma. Hanyuma uriya we mbona yambaye igipira n'igikaruvati. Uriya numwe bari bapimye ejo baramupimye, bavuga ko uniform ye yagize ikibazo bayisubizayo, ariko direct naramubwiye. Ariko ndakeka ko ku munsi wo kwa gatatu azaba atakifite. Ari kuri uri inyuma ko ameze nk'umusirikare utorotse ku rugamba. Kubona kanura. Niyo mpamvu ngiye kuzajyamo kubita ibandi imigongo nzayibaciraho ngewe. Nukuri hano ni ku kigo mugabanya ibintu by'uburara yego. Jewe abatipe bari kunjya inkonji muri touch yanyu, bari kumbaza kandi ndakara ndabamena. Ariko se bari kunjya inkonji muri touch kandi murekera guteretana. Umusi nahinduye wenda ni ku munsi wa mbere turi gutangira, mu minsi ngahe 3 ya mbere muzambona, nyuma y'uyu munsi muzambona. Kugira muri refectoire batwarije ibyanjye bakabitwara abantu bahamenyereye. Ibyo bibazo byanyu rasamburira Reka dukomeze, abayobozi bacu batugiraga icyo batugezaho bakomeze gahunda nta kibazo, ariko mugabanye ibintu by'ububandi n'uburara rwose. Ngewe kandi nizera ko nimwagenda neza tuzakomeza. Icyo muri refe animateri, icyo kibazo cyo muri refe ugikurikirane kuko arabana ndi kubona batameze neza hano. animateri afite icyo abizi. Reka mujye mu ishuri. Animateri tuvugane gatoya, mujye mu ishuri. ariko directeur, sinzi niba mwabibonye abanyeshuri dufite bose ni ibirara, sizana bafuye ibisambo, bimwe bifite amafavure, ibindi nta nifomo. Sinzi icyo turi bukore kabisa. Education ngibayemo imyaka myinshi. Ikintu gisabwa hano nuko tugomba kuba maso, bitari ibyo baradufunga. Ariko se animateri, yego, bya bifite amafavori, bya bindi bifite ibikwafe bitazwi, yego, wacishishe mu ibukasi. Buriya nuko nabyoroheye kwa kari umunsi wa mbere, ejo muzajya kugeranga mwese byose nabirangije. Kuko iki kibazo dushobora kugifata nk'ikibazo cyoroshe, yego, ejo bikaza dukomerana tukabura uburyo tugikemura mu iki kibazo. Wabonye ukuntu bitwara buraya? Wabonye ukuntu bitwara? Wabonye umwana ufashe undi gutya, buretse gato. Wabonye cya kindi cyambaye ngo ibipfukamunwa n'ibikaruvati mu mutwe. Reka muri direct hano nituregezaho gatoya. Education ni bakina. Education nyikoze imyaka 10 n'ingahe. Ni ukuvuga ngo rero hano tugiye gukanira mu buryo bukomeye cyane, ngo hari n'abinjiranye amatelefone. Ariko ibyo bintu wabonye? Nje nabibonye, nje navuze ko nkiri mushyashya hano kuri iki kigo, ndavuga teka nijyane gake, ariko nje mu misi guherejo murabona ko ibintu byose nabihinduye byo muri refe. Biriya bintu nago byemeye mu ishuri, telefone no telefone tukabona ko bashakira umunsi tugakora umukwabo, tukaza kwaba amatelefone n'amafaranga byose bafite tukabibika hano. Ni zero tolerance. Cyatuka nazimenagura
kuko nta munyeshuri wiga afite telefone, nta munyeshuri wiga afite amafaranga ngo mu mutwe hazagira ikijyamo cyane, nta kijyamo rwose. Ni mate Yego wowe genda nta kibazo urebe uko byifashe, Yego. ariko babwire bakore n'amasuku. Ndaba ndi kumwe na directeur ari byo tugiye kuvugana. Sam urakoze. Sawa, nta kibazo. Yego kazi keza. yego Directeur wasigiye ikigo. Directeur kaza mubwiza ukuri, nubwo wenda twazanye abana b'ibirara ariko hajemo abakobwa basa neza. Hajemo abakobwa basa neza. Wayi Uziko uziko nimbaga ijambo cakuri igumana. nanjye narebye umuntu ibintu byo kuganira iminota ingahe ari gukomeza kurura ibintu. Noneho ukuntu bimeze dimanche cyangwa se nka samedi ni kujya ducunga bagiye muri siporo rusange. Turashakamo icyana cy'ikinyeshuri kimwe muri bo kizajya ni ukuvuga ngo gahunda yacu turakodesha inzu mu Gasanzire ku mazi kujya abana n'amafaranga. nabibonye ndavuga ntahangaha rwose direct birahina nisa Gisenyi ariko cyane materi tukagikanda ni ukuvuga ngo mu kigo agomba kujya asigaramo arimo aracunga umutekano buri kimwe cyose. noneho twebwe tugahitamo bwa bundi umusirimu kakandi k'inzobe ntuzagakora ngenda ku mundi zobe mundi bikara kakandi nakubona nakureba kakana kagifataga nkumva ndababaye cyane, niyo mpamvu nari ndi kuvuga ati rekura kana nigakomeza kubangama nka kuriya utatubwira ukatuka ni direct ramvaye direct. reka mbanze noneho mbarebe ukuntu bimeze hariya ndaza guha raporo. Simbuka rero urebe nyimuzugire ariko kakana nyine oya humura humura direct murakoze. sha abanyeshuri by'iki gihe byarananiranye kabisa. Umuntu nimba azakora iki biba bitoroka ikigo bikajya kunywa amayoga giki byose, ko nabonyemo agakobwa keza we shobora kuzagatira batamfunze umva sinzi kabisa, bashobora kumfunga rwose. Akanama directeur numva ibyo yaba arimo kabisa. Ibiki sanga babyagize ngo ki we ye baba we nose wagiye ryari waturutse ryari ko njyewe nzi ko n'abasekreteri bose bacunze ikigo cyawe byagenze bite wowe urananiye mwana bishyire hasi ibi bishyire hasi ibi baba wowe mu minsi mike ndakwirukana baragwaramva itahe nimvuga gake se hanyuma urabona ibyo bintu bikwiriye umwana muto nkawe umuntu w'umunyeshuri ufite imyaka nk'iyo ngiyo mito y'abana uri kwicisha inzoga ubwo urumva kwicisha inzoga uri umwana muto aho kugira ngo ukurikire amasomo nk'abandi bose uri kuza kwicisha inzoga hano oya ntabwo byo kuvugira hasi bitereka hariya bitereka hariya mpamagaye dogiteri aza gutwara aze akwereka icyo aho ugomba gukora oya oya icare hariya icare hariya kuko urushya tujyane sinzi byawe ahubwo wowe ndahita nkwirukana ubu ngubu tuvugana udufuka 10 twa sima n'ikizingo cya senyenge gikotera iki kigo cyose abanyeshuri bumva ntabwo ngenda bahagurukiye guhera uyu munsi ngiye gufata umwanzuro batuma ababyeyi mwese
kwanza kare nguki kubona ko urengera wowe. ngareba ibintu ufashe mu ntoki Maze kubona ko reba ibintu uyoye mu ntoki iyi ni fanta kubona ko urengera. aya ni amakaye ufashe umwana uzi ubwenge uruwo gutoroka ukajya kukwicisha inzoga ukaya n'amatabi wasanga uri nayo Genda gake. watse turebe icare hano icara aha Buretse gato. ariko mwagiye mugabanya kuko ngaho mbwira ndakumva Nidufasha gutya. ndakumva cyane ese uzajya ukora n'amakosa utinya ko bakubona Tujye simaho tuganire agace mwana makuzuye rekura genda gake buri tugiye mu cyumba kimwe. ngaho mbwira nyine Moteri iri uzakugira gute ubushize sinakubabariye jya uheza. Ese urabona uzakira gutana ukeneye guhindura urukweto agashati zino za mayamini zigezweho muri bino binyejana byacu urana dukenera akagusha mbese uransuzuguye hembwa make ubwo urumva amafaranga 100 mpembwa ku kwezi ari make nizo ngiye ubu ngubu ni yariya turubasa barava hakuvuka mu muryango ukomeye kose nta mafuna kose katujye tuganira ntugomba kunteza urabyumva prefete zitita atazabimenya ntugomba kumunteza cyakaye niba imibare ndiye mu mutwe nkajya kugira uko nigenza ntabwo bikoreba ubu kandi n'ubusambanyi urabukora icya gatatu hano haba hari umusekere ubu hari nkana nje ndi umuyobozi ariko ndi umuyobozi nasugiye konsuzuka ko buke ubwo uri kugenda oya ahubwo se umva wisakuza nakubwiye ngo nje ndi umuyobozi wanga sibyo ufite angahe barejwe 10,000 ntuze kumpfunyikira ngurama make nimba umwana magana tukumunsi ngira umva 10,000 ariko ntabwo usanzwe hano wicisha inzoga wicisha amatabi uburaya iki papa ubundi uri kumwereka yabiki nangahe yabi barayakoreye umva nzajya nkucungira n'umutekano ndagusakira mu security abasekirite bose bahanga zigiye kuzanya mbarabura mbabwira turi keni nahanyura muhitamo mureka agende yego ubwino ndakumva hoye kwikarakasi yego kino kigo cyose wanakigura ndagifite uzi impamvu gifite master